abapasiteri ntabwo nta nubwo ariyo ntego y'ubutumwa mbwiriza, ntabwo ari ukubyumva kimwe n'abapasiteri. Njyewe ubutatu butagatifu baranabizi ko ari inama yakozwe na Katolike kugira ngo ikureho urujijo abantu bibazaga. Iravuga ngo ubwo urujijo yagiye ukuraho ni uruhe? Yesu ari mu isi, hari umuntu mwumvise wuzuye umwuka wera, hanyuma noneho ibyago ni ukwiga ukajya gukorera Imana itaremeye kugukoresha, ujyanye amashuri cyangwa za nyigisho. Ayo yo ni amakuru, kuko kuri njyewe ufite agaciro n'uwahishuriwe kandi n'Imana, kuko Imana yagiye guhishurira utarize kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abize. Niko na Bibiliya itubwira, ni uburyo bw'irembo riranga yazanyuramo. Yego. Noneho n'abandi batemera isezerano rishya bamenye ko ari uguhakana imirimo ya Kristo. Niba bagendereye gufatana baba transgender bihinduza ibitsina n'iki, bose bakabahurizamwe aho ngaho, umugambi w'umuntu ntugihinyura umugambi w'Imana, kandi gucogora k'umuntu ntibigabanya imbaraga z'ijambo Imana yavuze. Noneho no kugwa k'umuntu ntibikuraho umushikamo w'Imana. Ni ukuvuga ngo noneho mu biriho byose ni Imana Data, niyo nkomoko ya byose. Ijwi ry'Umukanguzi. Twongeye kubaha ikaze inshuti mudukurikira umunsi ku wundi. Ni amahirwe n'umugisha byo kongera kubana namwe dusangira ijambo ry'Imana. Aho waba uri gukurikira kino kiganiro uri hose, tukwifurije ibihe byiza kandi Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turi kumwe na Ev.Anicet Niyomugabo cyangwa se Habiyaremye Anicet. Yego, amazina yose naye. Ni umupapa ufite umugore rwose mwiza n'abana beza basa nawe n'abadarera. Uyu munsi tugiye kubana nawe kuri Nkunda Gospel nk'uko twagiye tubana nawe inshuro nyinshi. N'ubundi ibyo tuganiraho ni ijambo ry'Imana, ni amateka. Tuganira nawe nk'umuntu Imana ahaye gusobanukirwa byinshi kugira ngo afashe benshi gusobanukirwa. Niyo mpamvu akenshi tumutumira mu buryo bw'ijambo mu buryo bw'ibiganiro kurusha uko twamutumira wenda ari kuvuga kuri topic runaka. Reka nkusabe dutangira dusengere twinjira mu kiganiro. Imana iguhe umugisha. Amen. Mana yera, Imana y'ukuri n'urukundo, Mana y'imbaraga n'imbabazi, turagushimiye kuba duhamagariye muri Christo Yesu, kandi uwo muhamagaro ukaba waratuzuye ukaduhamagara turi bazima, maze kutugira bazima uratwiyegereza uduha kuba baraganwa na Kristo kubw'isezerano. Nuhimbazwe. Turasenze ngo abantu badukurikiye ku ijwi ry'Umukanguzi ndetse no kuri Nkunda Gospel bose ntibumve ibitekerezo byacu mu mwanya w'ijambo ryawe, ahubwo bumve inyunganizi y'umwuka wawe muri twebwe kugira ngo wigishe ubwenge bwabo kumenya, kugira ngo ibyo tumenya natwe ubwacu n'ibyo duhishurirwa biduhane umugisha n'abaduteze amatwi, kugira ngo biduhindurane n'abo uhindura kandi bitwezanye n'abo weza, bidukomezanye n'abo ukomeza mu izina rya Yesu. Iyo tuvuga ijambo ryawe cyangwa iyo tuganira, ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo abana b'Imana bateranye icyubahiro cy'Uwiteka kiraza kikabagota, utugotesha imbaraga zawe, kandi gukiza kwinshi kw'Imana biherekeza ijambo rituruka mu kanwa kacu kugira ngo bigaragare ko tukwizera. Turagusabye kugira ngo ababaye ubanezeze, abarwayi ubakize, kandi abishimye abo banezerewe urinde impamvu yo kwishima kwabo ntibemwe ibicumuro. Dusenze ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Twongeye kwakira cyane kandi twishimiye kuganira nawe. Uyu munsi tuvuganiye ku nyungu nyinshi zitandukanye, ariko kimwe mu byo nifuza ko tuza gutangiriraho ni ikibazo kibuze kubaza muri buno buryo, ariko nanone gishingiye kuba biri kuvugwa n'ibintu biriho ubu ngubu. Ngira ngo wenda niba utaranabyumvise, ariko muri iyi minsi kuri tariki 12 habaye inama ihuza amatorero, n'umuryango uhuramo amatorero yose, amadini n'amatorero yose. Ariko ntekereza ko ni amadini n'amatorero yose. Ubwo nari mvuze ngo Islam ishobora kuba itarimo, ariko idini Gatolika nayo tuyita idini. Mu byo bavuzeho cyangwa se mu byo baganiragaho harimo ikintu cy'uko urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, niba mbivuze neza RGB, rwari rwarasabye abavugabutumwa n'abigisha n'abashumba yuko bagomba kwiga teoloji cyangwa se kwiga bakabwiriza ibintu bazi kandi bafite impamyabumenyi cyangwa se impamya
bushobozi simbizi uko bayita certificate na diploma bubahereza imyaka 5 ko bagomba kwiga. Iyo myaka 5 yashize mu kwa 9 k'uyu mwaka. Yasohoye ntago ntekereza ko byari byabitanga itegeko, ariko yavuze ko abo bantu batize bagomba kwegura iyo ubwayitari yaza ngo ibeguze. Si icyo tubuze gutindaho, ariko ndi bwifashishe kino kibazo ushaka kubaza kivuga ku bintu bitatu, ku kintu cyo kwigishwa, guhishurirwa no guhamagarwa cyangwa se umuhamagaro. Ese birahagije ko umuntu yigishijwe gusa ibwo natuvuga byo kwiga teoloji n'iki bihagije? Ese ko umuntu yabyuka akavuga ngo nahishuriwe cyangwa se guhishurirwa birahagije gusa kuba yakigisha abandi cyangwa se yakora uriya murimo? Ese ko umuntu yahamagarwa cyangwa se yavuga ati ngewe ibintu nkora n'umuhamagaro wanjye, birahagije kuba yafata Bibiliya agatangira kwigisha abantu no gukora wa muhamagaro we? Nibyo bintu bitatu turi buze ndumva ngerageje kubyoroshya no kwibaza mu buryo wenda biri bufasha abantu badukurikiye kubisobanukirwa cyane, ko umuntu yakigishwa y'ibyo leta iri gusaba cyangwa se n'amatora menshi asaba ababwiriza butumwa n'abashumba baho n'abandi bavuga ubutumwa bwiza, ko umuntu yabyuka ati ngewe nahishuriwe iki kintu cyangwa se nyumva uku nguku, akakibwiriza uko umwuka yakimuhishuriye. Undi akavuga ati ngewe ibintu ndi gukora narahamagawe, ni umuhamagaro wanjye, numva ariyo purpose, ariyo kintu Imana yandemeye. Ibyo bintu bitatu twabihuza gute, cyangwa se hari kimwe gikeneye kurusha ikindi? Kwigishwa, guhamagarwa no guhishurirwa. Murakoze. Iyi myaka bari batanze ngo abantu bige, nshobora kuza kuvuga ngo ni mike. Kubera iki? Kubera ko hari amadini n'amatorero atarabonye ubushobozi bwo gufasha abantu bayo ngo bige. Hakaba nibura bari kuvuga ngo reka tube dufashije 2 bige, abandi 2 bazajyayo abandi basoje. Harimo n'izindi mbogamizi, ariko reka duhere ku muhamagaro. Daboro umuntu ukorera Imana agomba kuba yarahamagawe nayo, kuko mbere y'uko twizerwa n'abantu twizerwa n'Imana, kuko iyo umuntu yizera Imana nayo imubona nk'umwizerwa ikamutuma. Ariko iyo Imana iduhamagara abantu badahari, nyamara ikadukoresha ibya wa muhamagaro twahamagariwe, ikabidukoreshereza mu bantu. Niba rero biri busabe ko dukorera mu bantu, birasaba ko twiga ubwenge bwa ba bantu. Abantu bigira Bibiliya, biga teoloji barahamagawe, ni byiza cyane kurutaho, kuko byongerera umuhamagaro ibihamya. Kuko iyo ubwiriza ijambo ry'Imana wararyize, ntutegwa, ntugira urwikekwe, ntunatinya. Uba uzi neza ko icyo uvuze ari cyo. Kandi ikindi cya kabiri, byongera ubumenyi. Kandi burya ikintu gitangaje, ni gake cyane bibaho ko Imana ishobora kuguhishurira iby'ubwenge bwawe butigeze bwibwira. Ariko ni gake cyane uhishurirwa cyangwa umenya ibyo utaruzi ubibwiwe no kwerekwa. Kuko umwuka akenshi akora bitewe na capacité intellectuelle y'umuntu. Ni bake cyane umwuka asumbisha capacité intellectuelle, ko nabyo bibaho ko tuza abantu mu Rwanda, ntabwo tuvuga bari kure, urugero nk'iyakabumbye, bajya kwigisha batarize bagahabwa ururimi rw'aho bageze bavuga. Ibyo ni ugutoranya kw'Imana, ariko kutaba kuri buri wese. Rero iyo wahamagawe n'Imana ukiga, byaba akarusho ndetse cyane. Hanyuma noneho ibyago ni ukwiga ukajya gukorera Imana itaremeye kugukoresha. Ujyanye amashuri cyangwa za nyigisho, ayo yo ni amakuru. Kuko ni nko kujya gukora muri kampani itarakwangaje, itarananditse, kuko ufite certificate gusa, n'impamya bumenyi yako. Reka tubifate nk'abenjiniya, abantu bazi gukora imihanda. Tugiye kubona tukabona ari muri uyu muhanda ari kuwukora, ntiyabakoze nabi, ariko kandi nabwo ntiyajya guhembesha muri minisiteri bifite mu nshingano ngo ni mu mpembe nakoze umuhanda. Sibyo? Ntekereza ko
gukora ni amasezerano aturuka ahantu habiri, ku mukozi n'umukoresha. Iyo dukorera Imana rero ibanza kuvugana natwe kuyikorera, kandi natwe tukavugana nayo itubwira ibyo tuyikorera. Rero kwiga ukajya gukorera Imana, Imana itagukoresha kuko wabikunze, cyangwa se urero kansi uri intyoza, cyangwa se kuko ufite bwa bushobozi, ntabwo nemera ko buguha ububasha bwo gukorera Imana. Icyakora byatuma umenya rya jambo wigishijwe, nubwo teoloji idasobanura Bibiliya, mumbabarire kubivuga gutyo, ntabwo isobanura Bibiliya. Nasanze ngewe no mu Rwanda teoloji ari imyemerere n'imyumvire y'idini rifite mu nshingano icyo kigo wizemo. Niko mfata teoloji yacu. Ego ni imyemerere n'imyumvire y'idini rifite mu nshingano icyo kigo cy'ishuri wagiye kwiga. Ubwo se ubwo ntibyaba ari uburyo bw'idini cyangwa itorero kurushaho kwisobanurira abantu binyuze muri iryo shuri no kwigisha? Ni nayo ntego nyinshi, kuko nanjye ntago nakwigisha ntabanje kukwibwira. Muzasome, niyo mpamvu amasomo menshi ashingira ku mateka. Hanyuma ikindi, guhishurirwa wenda Imana iguhishurira kugira ngo ikumenyeshe cyangwa igutume. Ntabwo abantu bose bahishuriwe cyangwa beretswe cyangwa bumvise ijwi, kuko guhanura biri mu byiciro byinshi. Hari umuntu uhanura yabwiwe ijwi, hari n'umuntu uhanura yahishuriwe ibigiye kuba, Imana ikabimwereka nk'ibiri kuba, ikamubwira ngo genda ubivuge uko wabibonye, nka rya yerekwa rya Ezekiyeli. Hanyuma hari n'umuntu uhishurirwa ari gusoma impapuro, hari n'umuntu uhishurirwa mu buryo bumeze nk'inzozi, hari n'umuntu uhishurirwa yumva hari ikimusunika ngo ahita avuga, akabivuga direct atazi n'ibyo ari kuvuga, ari guhanura muri ubwo buryo. Nyine twabitwaye muri iyo context yo guhishurirwa, ariko ni uburyo bwinshi ko guhishurirwa ubundi ni ukumenya ibihishwe by'Imana. Ishobora kugutuma rero ngo bimwe wabonye bivuge, ishobora no kukubwira ngo ibyo wumvise bivuge, ishobora no kukubwira ngo kora ibyo wabonye. Hari n'igihe ibikumenyesha ntibikubwire ngo bivuge, akubwira ngo biceceke wabimenye. Ikigufasha kwiga rero ni uko ushyira ku murongo za mpano, ukamenya no kurera umuhamagaro. Iyo umaze kumenya kurera umuhamagaro, bituma bitabera inkomyi bwa buryo bw'impano z'Imana muri wowe. Ariko noneho uburuta umuntu ushobora gusobanuza ibyanditswe akabisobanuza ubwenge akurikije ku ishuri ry'ibyo yize. Ko dufite abantu basobanura inyandiko z'ubuhanuzi atari abahanuzi, kuko babyize. Noneho ntibingana n'uw'Imana yasobanuriye. Uw'Imana yasobanuriye ikamwihishurira, ayivuga kuruta uwayigishijwe, kuko dufite abantu bahishuriwe ijambo ry'Imana. Uwahishuriwe ijambo ry'Imana ahindurwa naryo. Dufite n'abize Bibiliya ngo bajye kuyigisha. Uwize Bibiliya ngo ajye kuyigisha ayiga nk'inyuguti ashaka amanota. Yiga ijambo ry'Imana ngo aritsinde. Naho abandi baryigira kugira ngo ribatsinde, nibatsinda ribahindure, bahindura baritange nk'ubuzima. Rero ni ibintu bitandukanye. Nubwo kwiga ni byiza, ariko guhamagarwa utize biruta kwiga. Nubwo no kwiga warahamagawe bishoboka, ariko kandi uwahamagawe atarize yarakwiriye no kugenzurwa n'aba bize, bakareba ko ibyo avuga bihura n'ibyo bize basi, ku buryo uyu muhamagaro nawo utaza kubangamirwa. Kuko wize teoloji wiga Bibiliya, ariko se utarayize yayivuze uburyo wayize ukurikije ko avuga ko yahishuriwe. Niba ari uburyo bw'ijambo ry'Imana kandi ukumva uburyo yayivuzemo butari bubangamire sosiyete cyangwa se abo bantu ari kubwiriza, ntekereza ko n'uyu muntu wahamagawe atarakwiriye kubangamirwa. Nuko mbitekereza. Urumva ni ikintu umuntu yibaza akavuga ati, ko niyumva mu muhamagaro ntibihagije ko natangira nkavuga ubutumwa bwiza. Yego, kandi nyine kuba wiyumvamo umuhamagaro wo kuvugira Imana, imbuto zihindutse, ko ntabwo iduhamagara gusa, ibanza kuduhindura, yamara kuduhindura ikaduha ibihamya, yamara kuduha ibihamya ikadutuma. Yego, ibihamya rero harimo n'imbuto
kuko hari abantu babwiriza batagira imyemerere gusa. Ni ikintu gikomeye kizakoma mu nkokora umuhamagaro, kuko ubundi mu mbabarire nkoresheje ijambo, Imana ntabwo igikoresha abantu bitwa ko bazi, kuko iyo umbwiye ikintu usanzwe ukizi simbibona nk'igitangaza, ahubwo kugihishurirwa ntari inkizi nkakikubwira kuko nagihishuriwe nibwo busobanuro bw'imbaraga nyinshi z'Imana. Ubwo waba uvuze yuko umuntu wigisha ikintu yize n'umuntu wigisha ikintu yahishuriwe uzagira agaciro kuri wowe cyangwa se kuri njyewe ufite agaciro n'uwahishuriwe, kuri njyewe ufite agaciro n'uwahishuriwe kandi n'Imana, kuko Imana yagiye guhishurira utarize kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abize. Niko na Bibiliya itubwira. Bibiliya iravuga ngo ikoze isoni abiyita abanyabwenge, si byo se? Igakoresha abapfapfa kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abize. Rero mu gihe yahinyuye ubwenge bwawe wivuga ko Imana itagaragaye. Mu kiganiro cy'ubushize hari ibibazo nsa nkaho nasigaranye nshaka kuza kubazaho mbere yuko wenda tuza kujya ku ngingo y'uyu munsi. Twavuze ku kintu cya antikristo n'umugambi we n'uko azakora n'iki, ariko cyane cyane ku Bisirayeli n'uko bafata Kristo Mesiya n'uko bamutegereje, n'uko twabisobanura mu kiganiro cy'ubushize, wenda abantu batacyumvise link hano munsi bayirebe bajye ku cyuma. Uzaza yita antikristo kuriya twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, bifitanye irihe sano no kutemera isezerano rishya yaba ku Bisirayeli ndetse n'abandi bantu bose bataryemera? Kuba batemera isezerano rishya ni cyo gituma antikristo akorera mu buryo bw'ibanga kandi akanagera ku ntego ye. Ko uyu munsi arakora mu buryo bw'ibanga, ariko intego ya antikristo yo kurwanya ubutumwa bwiza igenda igerwaho, kuko ni ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. N'undi nawe wabaye inkomyi ni antikristo, ni umuntu urwanya Kristo. Kuba rero rya sezerano rishya ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo ritemerwa, reka mvuge ngo mu mitekerereze y'abantu biri korohera antikristo ko Kristo arwanyika muri bo, mu batemera isezerano rishya. Bizaba n'intambwe, bizaba n'urufatiro rw'ikirenge cya antikristo, kuko azabafatira mu cyuho batemeye gufungisha iri sezerano rishya. Ni uburyo bw'irembo rirangaye azanyuramo. Noneho n'abandi batemera isezerano rishya bamenye ko ari uguhakana imirimo ya Kristo. Isezerano rya kera rivuga ko Yesu azaza rikavuga imirimo azakora, ariko isezerano rishya ritubwira ko yaje rikatwereka n'ibyo yakoze. Rero aho kugira ngo dutegereze ngo azaza akora iyo mirimo, twakwemera ko yaje tukakira n'imirimo yakoze kugira ngo duhindurwe n'imirimo ya Kristo. Ni ukuvuga ngo rero kutemera isezerano rishya ni ukutemera impinduka ya Kristo, noneho bikaba n'irembo rirangaye antikristo yinjiriramo ajya kuyobya abantu, bigatuma Kristo arwanyika muri bo kuko batigeze bamugira. Naho kwa guca Bibiliya no kuyihindagura mu buryo bugamije kugira ngo bagire icyo bakuramo. Guhindura Bibiliya kugira ngo bagire icyo bakuramo, d'abord ni ukubanza gusiba ko bimwe bakuyemo ntacyo byari bimaze kuri bo. Bizibagiza abantu batitaye kuri iryo jambo ry'Imana, bizabibagiza ukuri ko mu byanditswe. Noneho bizatuma n'abazabyiruka basanga iryo jambo ridahari, bizatuma bataryemera bavuga ngo yo nayo ni amateka nk'uko n'abandi batemera ibi, nk'uko n'abandi babihakana. Ni uburyo antikristo yashyizeho buzatuma abantu bajya impaka ku byanditswe, noneho n'ibihari ntibibe bihagije byabatera kumenya Kristo bashingiye ku guhishurirwa guturutse mu nyandiko zera. No mu minsi yashize hari aho nabonye ari Bibiliya yasohotse, wenda abantu bazi Bibiliya z'icyongereza, hari Bibiliya yitwa King James Version. Hari hasohotse n'ubiri hanze ntago bayikuye ku isoko, hari Bibiliya yitwa Queen James. Sinzi niba amakuru yamenye, ariko ni Bibiliya nyine y'abatinganyi cyangwa se ikihutinganyi. Umwe mu mirongo numvise nubwo ntayisomye irimo, umwana wavuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Urumva data ni ijambo rigaragaza igitsina gabo, rigaragaza riri direct ku gitsina cy'icyo kintu bari kuvuga. Bashizemo ngo mubyeyi wa twese uri mu ijuru, our parent in heaven. Ntago bikiri father, byabaye our parent in heaven. Urumva nyine uwo ntekereza ko ari umugambi wa Satani
cyangwa se umugambi wa antikristo bo wo kugira ngo karirojike mu kuntu uvuga umubyeyi wacu na data ni umubyeyi kandi munyihanganire mbabwire ngo umuntu aturuka ku mugabo ahubwo akarererwa mu mugore. urabishyigikiye ko byaba umubyeyi wa twese? Mbo n'ubundi data ni umubyeyi. Numva nta reka mbabwire ko ntacyo bahinduye kidasanzwe. Impamvu ni iyihe? Nari mbabwiye ngo umuntu aturuka mu mugabo akarererwa mu mugore. Impamvu mvuze ngo umuntu aturuka mu mugabo ni uburyo bwa Bibiliya. Nibwo nizeramo kuruta scientificoma ko nizera ko Adamu yaremwe avuye muri Plutôt Adamu yaremwe avuye mu gitaka, Eva aremwe avuye muri Adamu. Ariko noneho Kayini na Abeli bo ntabwo baremwe barabyawe. Niba babyawe rero barerewe mu mugore ariko n'ubundi baturutse mu mugabo kuko izo spamuzi n'umugabo zitanga. Reka tuvuge ngo umuntu aturuka mu mugabo akarererwa mu mugore. Noneho umugore ni inzira ikomeye Imana inyuzamo umuntu akaza mu isi, cyangwa se bigatuma umugore n'intego Imana ikoresha ituma umuntu abaho. Reka mbyite gutyo. Hanyuma kuba bavuga ngo mubyeyi wa twese, numvishemo ikintu gishobora kuba giteye ubwoba, ni uko bayitiriye Queen James. Queen James numva bashaka gushyiramo sexe zombi, abagabo n'abagore. Ni kubwo mbyumvisha kuva kuri King ujya kuri Queen. Ntekereje ko aricyo bashaka. Niba bagendereye gufatana baba transgender bihinduza ibitsina n'iki, bose bakabahurizamwe aho ngaho, umugambi w'umuntu ntugihinyura umugambi w'Imana. Kandi gucogora k'umuntu ntibigabanya imbaraga z'ijambo Imana yavuze. Noneho no kugwa k'umuntu ntibikuraho umushikamo w'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo dukwiriye kumenya ni kimwe, bayandika batayandika, Bibiliya yose n'ibitabo twahishwe bigendereye kutwereka imbabazi z'Imana, sibyo? Urukundo rw'Imana, ubucunguzi bw'Imana. Imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu, urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu, ubucunguzi bw'Imana ni muri Kristo Yesu. Aka kantu nanakababwire, Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo umunsi w'umuzuko wa mbere, umunsi wa mbere w'umuzuko yarababwiye ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Arababwira ngo mugende mwigisha abantu bo mu mahanga yose, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse, abemera bakizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mutekereza ko iri zina ari irihe? Ntabwo ari mu mazina ya Data, nidushyiraho n'iry'Umwana babaye abiri, nidushyiraho n'iry'Umwuka babaye atatu. None oya, mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ni izina rimwe cyangwa ni izina ry'abantu? Ni abantu batatu nyine, buri muntu afite izina rye. Oya, hari Umwana Yesu Kristo, hari Umwuka wera, hakaba n'Imana. Mubabatize muri ayo mazina atatu. Soma Matayo 28. 19. Yego. Icyo nacyo kigiye kuba gishyashya. Matayo 28:19. Aravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mu Cyongereza ngo go therefore tell all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Asante sana. Ntabwo ari the names. Ntabwo ari the names. Ntabwo ari mu mazina, ni mu izina. Duhita tugaruka, Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Yesu bivuga umucunguzi. Agarutse kuba gute se Data? Agaruke kuba n'Umwana. Aba ari icyo dukoraho ngo usubize. Nsubiza subira inyuma muri Yesaya igice cya 9:5. Yesaya igice cya 9:5.
nuko umwana yatuvukiye banza wumve izina rye. Yego. umwana Yego. yatuvukiye. Yego. duhawe umwana w'umuhungu. ubutware buzaba ku bitugu bye. azitwa igitangaza. soma ibikurikiyeho se ko munabitsubiza. azitwa igitangaza. Yego. umujyanama. imana ikomeye. data wa twese our father. umwami w'amahoro. azitwa data wa twese. Imana. umwami w'amahoro. gutware n'ahandi. uzi impamvu mu isi yitwa Imana mwana? ni uko yaje akaba umubiri uvutse. agomba kwitirirwa umubyeyi. agomba kwitirira umubyeyi umubyaye. ariko ndi nkawe nari gufashwa nkavuga haleluya. akitirirwa umubyaye kuko aravutse. uzi impamvu azitwa mwuka wera? ni uko azatwuzura akagira uruhare muri twe, akagira imbaraga muri twe. uzi impamvu azitwa Imana data? kwa Mariya yabaye umwana. muri twebwe yabaye umwuka. noneho mu biriho byose ni Imana data, niyo nkomoko ya byose. noneho urafashijwe. haleluya ijemo. urumva rero iryo zina twahawe gukirizwamo ni irya Kristo Yesu. niryo zina ni Kristo nyine. ni uwacunguriye Imana data wa twese. uzi ukuntu abagira iki bamubwiye? bashashe imyenda baravuga ngo hoziyana hoziyana. uzi icyo bisobanura? biravuga ngo noneho waza ukadukiza. baravuze ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. kuki aje mu izina ry'Uwiteka se kandi ari Uwiteka? ni uko ari umwuka wambaye wa mubiri baza aho uvuka. kuko iyo atambara umubiri ntiyari gucungura, ntiyari kuba igitambo, kandi igitambo cyagombaga kuva amaraso, kandi umwuka ntugira amaraso. yari akeneye kwambara umubiri kugira ngo haboneke amaraso yoza ibyaha. mubabatize mu izina. rero iryo ni ryo zina rya data wa twese ni Kristo. yakitwa umubyeyi nk'uko abayuda bavuga ngo ni Yahwe, bene data bakavuga ngo ni Yehova. Yehova ubundi birasobanuye ngo ndiho. ni rya zina Imana yahaye Mose. ndiho ni ukuvuga ngo ni Imana ihoraho idapfa. hari ikintu abantu bajya bibaza. none ubwo Kristo nubwo twamaze kubisoma, Yesu Kristo wagaragaye niyo Mana yagaragaye completely. ntabwo ari umwana w'Imana se? noneho reka tuganire ubundi tubijye in deep. tuganire Yesu ari mu isi. hari umuntu mwumvise wuzuye umwuka wera? kereka Petero. Yesu ahari? aravuga ati ibyo ngibyo n'ibyo uvuze si ku bwawe, cyangwa se ni data ubiguhishuriye. si inyama n'amaraso. ni data uguhishuriye. yari yuzuye umwuka? ntabwo ari umwuka. urakoze. uzi ikintu cyatumye Petero asubiza gutyo? ni umuzingo w'ibyo yari yarasomye. ni ibyahanuraga kuri Kristo. Petero yahuje aravuga ngo uri Kristo w'Imana. none se kuki yababwiye ngo ibyaba byiza ni uko ngenda kugira ngo mboherereze umufasha? murumva afite uburyo ari butanga ubuzima bwo muri we, kandi ntawe ubahera hano. kugira ngo abone ubwo atanga ni uko abanza gusubirana ubwo yabuze yasize mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo yasize ubwiza, asiga ubumana, asiga icyubahiro n'ubutware. ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata. yemera gupfa urupfu rw'ibivume n'agashinyaguro. sibyo? urwo rupfu ntari burupfa ari Imana, kuko Imana ntipfa. birasaba ko asiga bwa bumana budapfa, akambara kavukire y'umuntu ipfa, kugira ngo abe incungu y'abanyabyaha bari bapfuye. sibyo? ngaruka inyuma gatoya ntarahuza iryo jambo. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru habura n'umwe wabumbura icyo gitabo.
mu isi arabura n'ikuzimu arabura, mu ijuru ni mu bakuru n'abamarayika bejejwe, sibyo? Ikuzimu si mu badayimoni, ni mu bera bari barapfuye bakingiraniwe ahera. No mu isi si mu banyamahanga, ni mu miryango 12 yari yaravuzwemo ko izaturukwamwo umwami, habura n'umwe. Bibiliya iravuga ngo iyicara kuri ya ntebe irahaguruka ibumbura igitabo, sibyo? None ngo mu ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange, bikubita hasi baravuga ngo icyubahiro n'ubutware ni iby'iyicara kuri ya ntebe. Iyo haboneka umuntu ucungurira Imana itariyo, yari kuba arushije Imana imbabazi no gukiranuka. Nicyo cyatumye habura n'umwe irihagurukira kugira ngo yitwe Nyirimbabazi. Haleluya! Kugira ngo yitwe Nyirimbabazi yarihagurukira avuga ngo ninjye ubababarira, ninjye ubacungura. None kugira ngo mbacungure, ubwami bwanjye, intebe yanjye ntisigara gutyo, ndasigaho ubwiza, icyubahiro, ubutware n'ubumana. Noneho imanuka n'imbaraga imwe y'umwuka wera utuma iba connected na wa mwuka na bwa butware. Kristo ari mu isi icyo yitaga data, ni ubutware bwari mu ijuru bukayobora umubiri yambaye. Data ni iki kikunde cyane? Yes! Yavugaga bwa butware bw'ubumana yasize. Mana ishimwe. Ni kuvuga ngo ndi kuba disconnected. Yes, ndi kuba disconnected. Yako numva ndi gucomoka, ni iki kibiteye? Ongera uncomeke. Haleluya! Ongera uncomeke. Ndumva acomotse. Kandi iyo yabisabaga yarongeraga agacomekwa. Amen. Urumva ni nacyo cyatumye anesha isi, nuko yarazi ubwiza bwe. Yemera kuba umugaragu kuko ubwami bwarabuzi. Imana ishimwe. Ijambo riraryoha. None ngo abantu ntibemera isezerano rishya, aribwo butware bw'Imana mu isi, niho Imana igaragariza imbabazi. Imana mu bantu. Imana mu bantu. Imana ntigituye mu mahema, ituye muri twe. Ntitukibanza isanduku y'isezerano, umwuka w'Imana arabikemura. Ntitugikeneye inkoni ya Mose, ubutware bwa Kristo burahari. Ntitugikeneye Yerusalemu, ntabwo tugikeneye abatambyi, Kristo yabaye umutambyi. Ntitugikeneye ubuhanuzi bwa Ariyo na ba Elisa, Yesu yaraje. Kwiki none ibyo nibyo duhakana? Akabazo k'amatsiko, iyo turi kubatiza umuntu, ubona abantu batsimbaraye cyane mu gusubiramo ibintu bitatu. Tukubatije mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, nkaho bagamije kuvuga abantu batatu cyangwa ibintu bitatu batandukanye. Noneho rero ni ubuyobe. Reka nge nakerura rero, reka nge nakerura. Ubwo mwanyumvisha umwuka arabasama simbagusha. Ubwo buyobe buva muri uwo mubatizo ni nabwo buyobe buturukaho ijambo butatu butagatifu. Oya se nawe. Exactly. Oya nawe. Ubutatu butagatifu buri mu bantu bahakana Imana, bazivangura. Imana ntabwo ari eshatu. Uzanye ikintu gishyashya. Yes. Ubutatu butagatifu buri mu bantu bavangura Imana. Ngaho noneho mu magambo tumaze kuvuga, shingiye ku bantu badukurikiye ku Ijwi ry'Umukanguzi no kuri Nkunda Gospel, mu magambo tubabwiye no mu byanditswe, ntandukanyiriza Yesu n'Imana, untandukanyiriza Imana n'umwuka, ubimpe mu buryo butatu bitari kimwe. Ntibishoboka. Urakoze. Kandi muri Yesaya twamaze kubona ko azitwa igitangaza. Niba bidashoboka rero, niba azitwa Imana ikomeye, azitwa Data wa twese. Yes, niba bidashoboka n'ubwo butatu nta buhari, ni Imana. Ubaye pasiteri munsi kajya kubatiza. Yego. Namubwira ni nkubatije mu izina rya Yesu Kristo, batizwa. Abapasiteri ntabwo nta nubwo ariyo ntego y'ubutumwa mbwiriza, ntabwo ari ukubyumva kimwe n'abapasiteri. Njyewe ubutatu butagatifu baranabizi ko ari inama yakozwe na Katolike kugira ngo ikureho urujijo abantu bibazaga. Iravuga ngo ubwo urujijo yagiye ukuraho ni uruhe? Urwo rujijo ni urw'abantu bafataga Imana mu buryo butatu. Iravuga ngo ni mubifate nk'aho ari ubutatu butagatifu. Iyo bavuze butagatifu, Katolike yikoresheje iki, iyo Kiliziya yikoresheje icyo, aba ari ikintu kizimije kitarasobanuka.
cyane ko n'umushatse kubisobanukirwa bamubwira yuko ari ubwiru. Yes, baramubwira ngo nubwiru bakongera ngo niyobera ritagatifu. Niba ari iyobera ritagatifu, abatagatifu bararimenya rero. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri ibisonga byeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana. None se birabubwira gute kandi byarahishuwe? Haleluya. Urashaka kumbwira ngo Imana ni eshatu? Ngo irinde ijambo. Soma Yeremiya 23:6. Yeremiya 23:6. 23:6. Katuhasome twumva uko havuga. Haravuga ngo mu gihe cye Yuda, mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Isiraheli izibera amahoro. Isiraheli nawe azibera amahoro. Azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya Shami rizitwa. Iri ni ryo zina. Iri ni ryo zina rya Shami rizitwa Uwiteka ucyanuka kwacu. Yego. Yeremiya 23:23. 23 umurongo waho wa 6. Reka mpisomere sindi kukwizera neza. Wafashijwe uragenda. Haravuze ngo mu gihe cya Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya Shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Urabanza usobanure n'iryo zina icyo exactly ari irihe. Kandi bakubwiye nyine igisobanuro. Iri ni ryo zina rya Shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Muribwira ko gukiranuka kw'Imana byagaragajwe nande? None se ubundi Bob tuganire. Ubundi Uwiteka, mbabarira gatoya, koresha siyanse na spirituelom. Ubundi umuntu wakita Uwiteka ni umuntu uriho utarapfa cyangwa n'uwapfuye akava mu rupfu? N'uwavuye mu rupfu kuko nicyo akaba kiriho. Yes, nicyo gisobanuro cy'uko utazamushobora. Kuko ari ibihe byose nyine. Urakoze. None se ubwo muri agombe ko yarahozeho. Yes. Nta cyamwishe akiriho kandi nta kizamwica azahora. Nta nikizamwica azahora kuko ikica yakinyuzemo ntiyapfa. None se ubwo murumva Uwiteka arinde. Kandi we muntu wenyine wabiprovinze arabigaragaza. Arabigaragaza. None tuganire. Reba njyewe mbaye ndiho. Sibyo? Mbaye ndiho ntarapfa na rimwe. Noneho nawe ukaba uriho warapfuye ukazuka. We tuzakwita ndiho gusa. Yes. Ariko ntituzakwita Uwiteka. Tuzavuga kuri Uwiteka. Uriho ariko ntuhoraho kuko Imana ni ndiho. Yes. Ako ni Uwiteka. Azitwa Uwiteka kubera ikisi. Nuko anesheje urupfu rwica abandi ahozeho kandi niko na Bibiliya ivuga. Uwari uriho kera kandi wahozeho. Uzi ko gupfa kwa Kristo akazuka byari kujya Imana iprovinge ko ari Uwiteka. Exactly. Ikica abandi si ntikinshoboye. Mwabinyitaga ntarapfa. Ntarapfa. None ndapfuye nanabayeho ndazutse na nyuma y'urupfu mbaho. Ni igisobanuro cy'uko ari njye Uwiteka. Ubwo Uwiteka murumva arinde mu by'ukuri. Ni Kristo. Amen. Niwe Mana. Amen. 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 Mu bintu twavuze hari akabazo nagize. Njye nyitekereza nk'ikinyoma. Ariko wenda uyu munsi nacyo nagisobanukirwa. Mba ndi kubariza abantu 1000 badukurikiye. Yego. Inama mu ijuru yarabaye. Exactly. Yarabaye. Inama y'agakiza yabaye kubera iki? Ibi bintu mbere yo kubisobanura wifashishe n'ahantu biri byanditse. Muri Bibiliya bitaza gufata nk'ibitekerezo byawe. Niba hari n'igitabo byakuwemo cyangwa se igitabo cyakuwe muri Bibiliya bivugwamo, nabyo byifashishe nta kibazo. None se aho Yohana yavuze mu byahishuwe ngo mbona intare yo mu muryango wo kwa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi aranesheje, mutekereza ko hari abumbura igitabo Yohana yeretswe ibizaba n'ibyabaye. Igitabo cy'ibyahishuwe kibivuga kabiri, ibizaba n'ibyabaye. Yeretswe iby'ubucunguzi bwa Kristo ku muntu, yerekwa n'uburyo Kristo azatwara uwacunguwe. Sibyo? Igitabo yabumbuye gifatanyishije ibimenyetso 7
wenda umuntu azabyegeranya abikoraho ikiganiro kigize kandi impamvu y'iyi nama inama ntijya iba ahantu hari abantu bahuje iba mu bantu kugira ngo bajye inama barebe icyo bahurizaho sibyo inama yo gucungura umuntu Imana ishaka uwacungura umuntu mu isi sacinze buriya sinabibona nari nageze mu byahishuwe ngo ndebe ko mpita mpabona ubonye iki habura n'umwe ndumva igice cya 5 hagaragaramo gatoya igice cya 5 mu byahishuwe mbona yicaye kuri ya ntebe buretse gatoya umurongo wa umutwe w'ijambo mu gice cya 5 haravuze ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanyishijwe ibimenyetso 7 yiswe intama umwana w'intama kuko agikeneye kuzavamo igitambo noneho mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi mbona marayika ukomeye abaririza ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakerubi arambwira ati wirira dore muri ba bakuru arambwira ngo wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amena ibimenyetso 7 nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya ba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe amaze gufata cya gitabo bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo mashengesho y'abera nuko baririmba indirimbo nshya bati ku 9 ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso gifatanije kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza tugeze no kuri wa mubare umubare wabo wari inzovu inshuro umva inzovu bisobanura abantu 10,000 inshuro inzovu ubwo ni ugufata 10,000 gukuba 10,000 ubwo bibaye umubare w'abantu bangahe noneho n'agahumbagiza ko ntibatubwiye umubare wako ngo n'agahumbagiza ngo n'uduhumbi n'agahumbagiza mu cyongereza bavuga ngo and thousands of thousands ni ibihumbi by'ibihumbi ubwo ni umubare utagira ingarukiro amaso ye ntiyababaza ngo ababone dukoreho na rwa rujijo rw'abantu bavuga umubare uzajya mu ijuru hanyuma iki gitabo cy'ibyahishuwe ubwo wabuzwi n'Imana yabaza abakiranutsi naho umuntu we ntawazi gendera tubona mu byahishuwe batugani bari ibihumbi 140 sinibuka neza icyo cyanditswe ukuntu kivuga ariko gisakingira uwo murongo wundi iriya mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara noneho
tutaza gukonfuzinga abantu dukoresheje iki cyanditswe cyo muri eschatology ko hano mu byahishuwe harimo amagambo azimije tutari buze gukoresha dusobanura ibi twari turi kuvuga kugira ngo tutaza kuba konfuzinga, ahubwo iki cy'ubucunguzi bw'umwana w'umuntu aho kigaragazwa mu nama yo gucungura umuntu, ari naho Imana yagambiriye gutanga umwuka ngo abyarwe, cyangwa umwuka mu nda ya Mariya igatuma marayika ikamubwira ngo uzabyara. Noneho tubonye mu byahishuwe ni 7:9 havuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara. Wahereye haruguru udasomye udasomye ku murongo wa 9 gusa. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Abize geography barumva ubundi ahantu hatahushye umuyaga hari ubuzima ra. Ubwo murumva abize geography n'abascientifique uburyo Imana ihise yica ubwenge bwa siyanse. Icyo uracyumva? Ihagaritse ikintu cyitwa umwuka cyangwa se mbona nyine abize geography murabizi ko ari cyo gisobanuro cy'isi turimo, ko baravuga ngo niko geography ivuga aho igiti gikurira n'umuntu yahaba. Impamvu bavuga ngo aho igiti gikurira n'umuntu yahaba nuko hari umuyaga, sibyo? None Imana irabihagaritse kugira ngo ibereke ko imibereho y'umuntu itandukanye n'ibyo ubwenge bwanyu bwavumbuye. Ndagucyuriye nka dogiteri. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba bamarayika 4, sibyo, bahawe kubabaza isi n'inyanja bati timubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata zacu z'Imana yacu. Mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu, the servants of our God. Niko mu cyongereza bavuga. Okay. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso mu miryango yose ya Isiraheli. Abo nabo mu miryango yose ya Isiraheli. Hanyuma abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu 2,000. Ubwo n'abantu 12,012. N'ibihumbi 12. Abo mu muryango wa 12,000 aho ngaho ni kwivuze. Wa Ruben. Wa Yuda ku murongo kuri verse 5. Of the tribe of Judah were still 12,000. 12. Umurongo wa kangahe? Wa 5. Wa 5. Yego. Of the tribe of Reuben were still 12,000. Of the tribe of Gad were still 12,000. Hose ndimo ndabona 12,000 kandi nyine 12,000 niyo buhinduke bya kagahombe bavuze. Iyi yo irabisobanuye nuko Imana ishimwe. Hanyuma 6 abo mu muryango wa Asheri, dukomeze abo mu muryango wa Simiyoni 7, 8 abo mu muryango wa Zebuluni, noneho 9 Yohana yerekwa abohewe, sibyo, abohowe Yesu. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose. Bibiliya y'Icyongereza, after this I beheld a great multitude which no man could number. Urakoze cyane. Umuntu abasha kubara. Yes. Kandi noneho baturutse mu mahanga yose, miryango yose, of all nations. Yego. Sibyo? Niba ivuze mu mahanga yose, muri buri mashyanga yose, ni ukuvuga ngo niba hajemwe amashyanga yose ntabwo bikiri personality mu muryango muri bya bihugu bya Isiraheli. Babaza abo bo mu Bayuda bashyiraho nabo mu mahanga ariho natwe turi. Ntidusubije neza, ntabwo dusubije neza verse ibikonfirima. Yego. Ya nama y'agakiza. Hari aho wabisakinga
noneho dukomeze n'ikindi araba habonye ko iyo turi kubivuga gutya biza yego tutagiye tugira ikindi kintu abantu bajya bavuga cyangwa se ikinyoma duhorana umunsi ku wundi anavuga ngo iyo umuntu acumuye tujya twumva abigisha benshi babikoresha hakaba n'abantu bamaze kwifata nk'ukuri ngo iyo umuntu acumuye ngo abashubije Yesu ku musaraba ayasha musubije ko okay mbo ubu musubije ku musaraba mu buhe buryo ntabwo Yesu azongera kubambwa ahubwo wowe aho kuvuga ngo waba musubije ku musaraba bose twavuga ngo ubuhinyuye ariko se ubundi gucumura byo ni iki mbere yo gusubiza icyo ntabwo igicumuro kibambisha Yesu ahubwo icyaha nicyo cyamunyagisha muri twebwe kuko icyaha ni ikigambirira ni igicumuro n'icyo ukoze utakitumye utagambiriye kujya kugikora noneho rega mujye mumenya imbaraga z'amaraso ya Kristo muri twebwe iyo umuntu acumuye icyo atagambiriye amaraso yihuta kumweza tujye tureka kubohesha abantu imirimo iyo ucumuye utagambiriye amaraso yihuta ku kwezi none se amaraso agira ubwihute cyangwa se umuvuduko agenderaho bitewe n'ikintu umuntu akoze yego bitewe n'uburyo ahubwo usanzwe wizera none se twebwe ubwacu dukizwa kangahe rimwe tugahora twezwa yego urakoze none se wezwa bigenze bite ari uko ukoze icyaha cyangwa se iyo ukoze cya gicumuro kandi hari n'abantu erega mwibuke ko umwuka w'Imana muri twebwe atuye mu mubiri umwuka ntabwo abi iwabo inaha ahubwo umubiri wutuye iwabo umubiri ushobora gukora iby'iwabo hanyuma kugira ngo unanize ubugingo bw'imbere umwuka akakuririra ko Bibiliya iravuga ngo umwuka niwe utunihira iminiho itavugwa imbere y'Imana iyo umwuka ukunihiye rero bitewe n'uburyo wowe wawugandiye utashakaga kuwugandira umwuka aravuga ngo ntabwo yari abigambiriye si yo kamere ye ntabwo ariyo miterere ye amaraso ya Kristo akakubonekaho bitewe n'uburyo uyizera yego ubwo ku bantu batekerezaga ko icyo kintu ari ukuri ngo babamba Yesu hari n'ibintu bajya bavuga ngo Imana igira agahinda yaziyahura ahubwo Imana igira agahinda kubera imirimo y'abantu ngo Imana irababaye ngo iri kurira ariko Imana ibyo ngibyo byo nibyo ntekereza ko kuko mu itangiriro ibice 6 umurongo wa 9 niba atari igice cya 6 ngo yitegereje kuntu abantu bamaze kuba babi uzi impamvu cya Nowa nuko Imana iricuza ntabwo yari ifite ikimenyetso cy'ubucunguzi naha nta cyari gihari ariko uyu munsi mwibuke ko Kristo ahahagaze iyo Imana igiye kugira umujinya icira mu rwabye aricyo Bibiliya isezerano rishya yita igikombe uribuka Yesu avuga ngo iki gikombe kindenge ni igikombe cy'umujinya w'Imana Imana yari itarasohoza ku bantu yari igiye gusohoza ko umujinya wayo wose yawusutse kuri Kristo Bibiliya iravuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu umuntu utizera Yesu icyo gikombe azakinywera noneho iyo agiye kurimbura iyo Imana igize ubwo burakari igihindukirana umujinya wayihura n'amaraso ya Kristo ikibwira iby'imbabazi amaraso y'abigishwa agahita ataka avuga ngo uzageza ryari kudaca amateka n'aya Abeli akavuga ngo hora inzigo aya Kristo akavuga ngo bakizwa niyo mpamvu Bibiliya ni kane je pense que ari 4:12 niba ntibeshya ariko ndatekereza ari aho Abaheburayo 4:12 Abaheburayo 4:12 kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rigira ubugi ndaje mparebe ntabwo ari aho nari ngiye kugusoma ndaje mpashakishe ariko ni muri iki gice cya 4 ko Bibiliya iravuga ngo niyo maraso avuga ibyiza kuruta aya Abeli tuyasakinge biraza gukunda cyangwa se ni 12 twihanganire nyine iyo twateguriyeho 12:24 yes ni 12:24 urakoze cyane avuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli kubera icyo avuga ibyiza kuruta aya Abeli nuko aya Abeli ashaka inzigo
aya Kristo agatanga ubuntu, aya Abeli ashaka guhora inzigo, aya Kristo agatanga imbabazi, akavuga ngo abo nabo bamenye ayanyu n'ibizera yanjye bazezwa nayo. Juste amaraso ya Kristo bari kubwira ya Abeli uti ceceka, wowe ayawe yamenetse ntarashyira yayanjye, ayanjye yamenekeye wa wundi wakugiriye nabi, kugira ngo mu cyimbo cy'amaraso ya Abeli aya Kristo itazahorerweho inzigo, kuko bayamena bari bari guhora inzigo y'ibyaha umwana w'umuntu yakoze. Ubwo yamenetse mu cyimbo cy'abanyabyaha, aya Kristo yazimije ubwanzi bwose ya Abeli yakoreweho. Imana ibaha umugisha. Hari ikindi kintu abantu bibaza cyangwa se imyizerere yaje ubu ngubu, bishobora kuba ikintu kirekire cyangwa se ikiganiro kirekire, ariko sinabura kukibaza ko nagiteguye. Bavuga ngo iyo ukijijwe nyine ubukijwe birangiye. Yego. Ntibishoboka ko uvuga ngo urakijijwe nyuma uzavuge ngo narongeye ngo narongeye nsubira inyuma. Niba mbivuze mu cyongereza ni doctrine cyangwa se ni imyizerere ivuga ngo once saved always saved. Iyo ukijijwe uba ukijijwe byiteka, ntibishaka ko wasubira inyuma. Aranabyizera nk'ukuri, abandi bakaba batabyizera nk'ukuri. Noneho abo batabyizera nk'ukuri nanjye umbariremo, kangushakira imirongo sinkubona neza, ariko reka dukoreshe iyi mitekerereze. Ubundi isano y'umuntu n'Imana ni iyihe? Ni uko tugira Kristo muri twe. Ikimenyetso cya Kristo muri twebwe ni iki? Ni uko dufite imbabazi. Noneho izo mbabazi zishimangirwa n'umwuka. Iyo dufite umwuka, hari imirimo akorera muri twebwe yo gutsinda isi. Igisobanuro rero cy'uko Yesu akwihariye ni ukunesha isi. Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'Imana kinesha iby'isi. Noneho iby'isi ni ibihe? Ni ugushaka kwayo kose kubi, sibyo? Gushaka kubi kose ku isi kubyara ibyaha. Iyo ukora icyaha, Bibiliya iravuga ngo uba uri uwa so Satani. Noneho ikintu aba bantu bibagiwe ni uko Pawulo yaravuze ngo mwirinde, mudaherwa ubwo buntu bwa Kristo gupfa ubusa. Arongera aravuga ngo mutagwa mukabivamo. Sinibutse neza iri jambo. Mudatembanwa mukabivamo. Urumva ko kubivamo bishoboka. Sinibutse neza. Abaheburayo 12:3 aravuze ngo nuko muzirikana uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima. Iyo Icyongereza ivuze, mu Cyongereza aravuga ngo for consider him that endured such a contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ariko ijambo rirabisobanura rwose. Yes. Noneho niba kugwa bishoboka, Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuze mu mitima yanyu, Bibiliya y'Icyongereza ivuga mu mitekerereze, sibyo? Niba kugwa bishoboka, ubwo uri hehe? Bibiliya irayongera ikavuga ngo mwibuke aho mwari muri, sibyo? Mubyuke. Utarabyuka se ubwo ameze ate? Ari kuki? Njyewe icyo nemera ni ukuri twakijijwe rimwe, ntabwo tuzongera gukizwa ngo Kristo ajye kuducungura. Ariko hari imirimo agakiza gakorera muri twe. Yesu yarabirangije pe, ndabyemera. Ariko hari imirimo, aricyo Yesu atarangije muri twe, yarangije ibyo yaraje gukora. Ariko imirimo y'agakiza muri twe ntabwo yayirangije. Kuko hari imirimo agakiza kadukoresha, harimo gutsinda ibyaha. Kumbwira ngo rero washayishije wigira mu byo ushaka byose no mu by'isoni nke, niko urwandiko rwa Yuda rwavuze, ukajya no gukora iby'isoni nkeya, warangiza ukambwira ngo Yesu yaragucunguye, simbyemera. Haravuze ngo Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe
bakundwa kuko muri mu Mana Data wa twese mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Twabihawe rimwe kandi bihoraho bizageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka, kandi ni abantu batubaha Imana. Bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke. Guhindura ubuntu bw'Imana isoni nke ni iki? Ni ugukora ibyaha wishingikirije ubuntu. Deje ubwo uri gutuka uwaguhaye ubwo buntu ko yejeje ibibi ngo ubikore. Sibyo? Ngo bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Kwihakana Kristo ni iki se? Ni ukutamwemera ngo akugaragariremo. Kutemera ishusho ya Kristo muri wowe. Nose mwagize ngo guhakana Kristo ni ukuvuga ngo simwemera gusa, no kumwemera ntugire ishusho ye. Nabyo ni ukumuhakana, kuko antikristo si uzayobya abantu gusa. Nutemera Yesu nawe ni antikristo. Ndashaka kubibutswa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli, kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. Urumva ibintu ari kubibutsa, ari kubabwira ngo nubwo haraho namwe mwavuye, kutizera kwanyu bizabarimbuza. ushobora kuba nakivuzeho tutangiye ikiganiro, ariko twakivuzeho cyangwa se nigeze kugikomozaho. Ni ikibazo kigaruka ku bitabo tujya tuvuga ngo bitaba muri Bibiliya, cyangwa se byakuwe muri Bibiliya. Wenda uri budusobanure gato niba ari byo koko, n'impamvu byarakuwemo. Ese icyo dukwiye, hari abantu banatekereza ko hari ibyo bakwiye kujya gushaka bagasoma bakamenya, cyane tudafite muri Bibiliya yera. Ibitabo byakuwemo byaraduhombeje, ariko n'ibirimo byaratwunguye. Kubera iki? Ibyakuwemo n'ibirimo byose byagombaga kutubwira bimwe bya bintu bitatu twavuze, kuko ibi bitabo byose bivuga ubucunguzi bwa Kristo. Sibyo? Niba rero ibirimo bitumenyesha Kristo Yesu, nta kindi twari tugiye kumenya, kuko nitumara kumenya Kristo azadusobanurira. Ko Bibiliya yavuga ngo umwuka w'Imana azadusobanurira n'ibindi, azadushoboza, azadukoresha, azatuneshereza, azatwemeza. Rero niba hariho kumenya umwuka, tukabyarwa n'umwuka, tukabatizwa mu mwuka, ibyo bitabo ntitubifate nk'igihombo, n'ubundi dushimira Imana ko twamenyeshejwe Kristo Yesu. Nubwo bidakuyeho ibyo bitabo byavanweho, ko biri mu byo nshobora kuvuga byabaye itangiriro ry'ubuyobe n'amayobera. Abantu bayoba cyangwa ibyo batamenya. Yego. Kuko nk'igitabo cya Enoke cyari kiri mu buryo Imana y'umwuka ibana n'umuntu w'umubiri, uburyo umuntu ashobora kubana n'Imana y'umwuka. Hakabamo gukiranuka wambaye umubiri. Ariko uyu munsi iyo tubivuze abantu bagira ngo ntibishoboka, kandi gukiranuka wambaye umubiri birashoboka. None se ubwo umuntu wagira iyo nyota yo kugishaka kugira ngo n'ibyo ngibyo byari birimo abisome, ntacyo kimufasha, n'icyo bazabona ntabwo bazabona ari cyo. Hari abantu bajya bambaza ngo kirihe, nkanga kubabwira n'icyo bazabona ntikizaba ari cyo, kuko ubu ibitabo byinshi byavanywe muri Bibiliya, hari ikintu mutaramenya, ko hari kwandikwa ibindi bisa nabyo bizitirirwa ibyo. Noneho bakajya babibaha mugira ngo ni bya bindi, noneho ahubwo mukabisomamo uburozi kuruta uko mutari kubisoma. ku buryo mu myaka iri imbere umuntu azajya kuvuga, azajya agiye gusoma Luka, niba ari nka Luka cyangwa niba ari nka indirimbo za Salomo cyangwa ikindi, umubwiriza n'iki, abona igitabo cyitwa gutyo kimeze gutyo, ariko kirimo ibintu bitandukanye n'ibyo n'ibyari biriho. Yego, none se ihindurwa rya Bibiliya mwibwira ko rizasiga amahoro? Ndumva ari aha ngaha twasoreza. Abantu badukurikiye kino kiganiro ntekereza ko rwose bacyungukiyemo byinshi, kuko twatangiye tuvuga ku ngingo zitandukanye, ndetse tugezemo hagati dusa no ku bindi bintu abantu benshi baba bibaza. Ntekereza n'abasobanukiwe.
dusoza sinzi wenda niba hari ubutumwa cyane ku byo twavuzeho twatanga impamba ku mukristo wadukurikiye. Nibumvire byose twavuze muri byo. Byose twavuze niba byumvire kandi tuze kumara amatsiko abantu baba bari kutubwira ngo nimutubwire ibindi bitabo natwe mujye mudusoma nk'ibitabo mushaka. Ko hari igihe uvuga ikintu umuntu ntajye kucyemera ahubwo agashaka ngo inyandiko kandi nayo yanditswe n'umuntu. Noneho ibyo twavuze nabyo twabivuze turi abantu agashaka kubyemereshwa n'ibindi byavuzwe n'umuntu. Rero niba mutwizereramo Imana mudufate nk'inyandiko mushaka gusoma mubanze mwemere ibyo hanyuma musobanuze ibindi mufite ibindi mwamenye. Yego. Reka dusoze n'isengesho. Imana iguhe umugisha. Mana yera, Imana y'ukuri n'urukundo, turi muri iki kiganiro ku ijwi ry'umukanguzi no kuri Nkunda Gospel. Hari umuntu wizeye yemera Yesu nk'umwami n'umukiza ashingiye ku bihamya bya Kristo. None tumwatuyeho ko ubugingo bwe busibwa mu gitabo cyo kurimbuka ahubwo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wabyukijwe n'ijambo ryawe akemezwa n'ijambo ryawe umwigishe kandi wabaye confused nitwe twamuconfusinze ntabwo ari umwuka. Usobanura ibiruta ibyacu kugira ngo umwemeze kandi umumenyeshe. Dusenze twizeye ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.